Hagati mu mutima wa Afurika hari igihugu gito cyitwa u Rwanda gifite ubuso bungana na kilometero 26,338, kikaba igihugu kigizwe n'abaturage barenga miliyoni 14 n'ibihumbi 200, abenshi muri bo bakaba bari munsi y'imyaka 30. Aba bagize 60% y'abaturage bose batuye iki gihugu. Kikaba igihugu gikikijwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu nka Tanzania mu burengerazuba ndetse n'iburasirazuba mu majyepfo, kigakikizwa n'igihugu cy'u Burundi ndetse na Uganda mu majyaruguru. Iki kikaba igihugu kivugwamo ururimi nk'ikinyarwanda, ururimi rw'igihugu, kikavugwamo n'izindi ndimi, icyongereza, igifaransa ndetse n'igiswahili. Iki ni igihugu cyatatswe na Nyagasani, kigizwe n'imisozi, ibibaya, ibirunga, amashyamba, inzuzi, ibishanga ndetse n'ibindi. Kikaba igihugu cy'ikoranabuhanga, ubukungu, ibikorwa remezo, ubukerarugendo, inganda, ndetse kikaba igihugu cy'intangarugero muri Afurika kugeza ubu ngubu. Nubwo ibi ngibi byose byabaye kuri iki gihugu cy'u Rwanda, kikaba kimaze kuba igihugu cy'intangarugero muri Afurika. Ibi bikozwe mu gihe kitarenze n'imyaka 22. Bahaye ikaze nanone ku isi y'ubumenyi. Njye nitwa Jonathan, tugiye kubana mu mpamvu 10 zatuma ukunda igihugu cy'u Rwanda. Gusa wibuke gusiga subscribe kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro. Impamvu ya mbere, nyakubahwa Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Uyu nta gushidikanya ukijya mu bikoresho by'ikoranabuhanga ugafungura uburyo bugezweho bwa AI, ubu ukabubaza umuyobozi wayobora Afurika kugira ngo igere ku buhangange, nta gushidikanya hatabaye ikibazo cya connection cyangwa icy'ikoranabuhanga bahita bakubwira Perezida Paul Kagame. Ibi si ukubeshya cyangwa kwibeshya, ahubwo nuko ibyakoze muri iyi myaka amaze ku butegetsi byivugira, yaba mu bukungu, mu iterambere, ishoramari ndetse no guha u Rwanda kurusiga isura nziza. Ibi byose birivugira. Ubundi amazina ye yitwa Paul Kagame. Yavutse tariki ya 23 Ukwakira umwaka w'1957, avukira Tambwe mu cyahoze ari Gitarama, ubu ni mu karere ka Ruhango. Uyu Paul Kagame afite umugore witwa Jeannette Kagame, akaba afite abana barimo Ivan Kagame na Ange Kagame ndetse n'abandi. Mu buzima bwe bwite, Paul Kagame we n'umuryango we umwaka w'1959 bahungiye muri Uganda kubera ivangura n'amacakubiri yabaga mu Rwanda icyo gihe. Yize muri Uganda, hanyuma aza kwinjira mu ngabo zari ziharanira kubohora Uganda, zari ziyobowe na Yoweri Kaguta Museveni. Nyuma yaho umwaka w'1999 yabaye umuyobozi w'ingabo za FPR Inkotanyi zari ziturutse muri Uganda zaje kurwanya ubutegetsi bwa Habyarimana no kugarura impunzi mu gihugu. Mu mwaka w'1994 ubwo indege ya Perezida Habyarimana yahanurwaga, jenoside yakorewe Abatutsi yaratangiye. Kagame n'ingabo za FPR Inkotanyi zafashe icyemezo cyo guhagarika jenoside, maze muri Nyakanga umwaka w'1994 bafata ubutegetsi, basoza ubwicanyi. Nyuma yaho Kagame yabaye Vice Perezida akaba na Minisitiri w'Ingabo kuva mu mwaka w'1994 kugeza mu mwaka w'2000 ubwo Perezida Pasiteri Bizimungu yeguraga. Kuva muri Mata umwaka w'2000 Kagame yabaye Perezida w'u Rwanda kugeza ubu. Perezida Paul Kagame yatorewe kuba perezida bwa mbere mu mwaka w'2003, yongera gutorwa mu mwaka w'2010, yatsindiye manda ye ya gatatu mu mwaka w'2017. Mu mwaka w'2015 itegeko nshinga ryahinduwe rituma ashobora kongera kwiyamamaza. 2024 yongeye gutorwa n'amajwi agera kuri 99.18% yemewe n'amategeko. Ubu Paul Kagame ni Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, akomeje kuyobora igihugu kuva mu mwaka w'2000, aheruka kurahira manda nshya muri mwaka w'2024 izarangira mu mwaka w'2029. Afatwa nk'umwe mu bayobozi bayoboye neza Afurika, akomeje kugaragara mu ruhando mpuzamahanga cyane cyane mu bikorwa by'ubukungu, ikoranabuhanga, ubuzima n'amahoro muri Afurika. Impamvu ya kabiri, gahunda ya Visit Rwanda. Ni gahunda ya leta y'u Rwanda igamije kumenyekanisha igihugu nka kimwe mu bihugu byiza byo gusura muri Afurika, by'umwihariko mu bijyanye n'ubukerarugendo, ubukangurambaga n'iterambere ry'ubukungu. Iyi gahunda ishyirwa mu bikorwa n'ikigo cy'iterambere ry'u Rwanda cya RDB binyuze mu ishyirahamwe ry'ubukerarugendo ryitwa Visit Rwanda. Iyi ni gahunda yatangiye mu mwaka w'2018, itangirizwa mu ikipe ya Arsenal yo mu gihugu cy'Ubwongereza muri shampiyona ya Premier League. Aha abakinnyi bagombaga kwambara ijambo Visit Rwanda ku mipira yabo ku maboko. Aha
cyari igihe cy'amasezerano yaje kongerwa mu mwaka w'2022, gusa iyi gahunda yakomeje kugenda ishyirwa mu yandi makipe nk'ikipe ya Paris Saint-Germain yo mu gihugu cy'Ubufaransa, ikipe ya Bayern Munich. Ubu ngubu muri uyu mwaka w'2025 iyi gahunda yakomeje kujyanwa mu yandi mashampiyona akomeye ku isi, nko muri shampiyona ya basket yo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yambarwa n'ikipe ya Los Angeles Clippers ndetse n'ikipe ya Los Angeles Rams, yose akina shampiyona ikomeye cyane ya NBA. Iyi ni gahunda yagiriye igihugu inyungu nyinshi, kuko abakerarugendo baza muri iki gihugu cy'u Rwanda biyongereho cyane, kuva kuri miliyoni 1 kugeza kuri miliyoni 2.5 buri mwaka. Amafaranga menshi y'amadolari yarinjijwe azanywe n'aba bakerarugendo bari baje gusura igihugu cy'u Rwanda, nk'uko byatangajwe n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere mu Rwanda cya RDB. Iyi gahunda Visit Rwanda. Impamvu ya gatatu, iyo utemberera u Rwanda aho ugenda hose uhasanganirwa n'isuku ibereye ijisho. Ibi bigahita bigira Kigali nk'umujyi wa mbere ufite isuku muri Afurika. Ibi nta gushidikanya bigahita bituma umunyarwanda yakunda u Rwanda ndetse akanabyiyumvamo. Ibi bishyigikirwa n'amategeko n'amabwiriza y'isuku mu Rwanda, harimo n'amategeko akomeye ategeka abaturage kutamena imyanda aho babonye hose, ahubwo bagashyira imyanda yabugenewe. Habaho na gahunda y'imiganda, aho buri kwezi abaturage bose basabwa gukora isuku mu midugudu, imiganda n'aho batuye hose. Ibigo nk'amahoteli, amasoko bigomba kubahiriza amabwiriza y'isuku kugira ngo bibone ibyangombwa byo gukora. Icya kane kirakomeye ndetse kinaryoheye amatwi, kuko yaba ku isi ndetse no muri Afurika, u Rwanda ruza imbere mu bihugu bishyira imbere ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, kuko riha amahirwe angana y'aba bahungu ndetse n'abakobwa nko mu nteko ishinga amategeko. Aha u Rwanda ruza imbere cyane ku isi, kuko rufite abagore bagera kuri 61.3% ndetse n'umwanya w'umubare mwinshi, aho muri za kaminuza abagore n'abakobwa biga mwanya mwinshi, ndetse no mu ngo abagore bahawe ijambo ndetse na serivisi zibemerera gukora zibaha n'inguzanyo binyuze mu kigo cya RDB. Iyi ikaba impamvu ikomeye yo gutuma u Rwanda rukundwa, kuko abagore nabo bahawe ijambo. Icya gatanu kirakomeye ndetse kiranihariye cyane, akundwa na buri munyarwanda wese. Washyaka wa mugani wa munyarwanda wagize ati agahugu katagira umuco karacika, kuko u Rwanda ni igihugu gifite umuco mwiza kandi wihariye, yaba ku isi ndetse no muri Afurika, kuko iyo itorero Rukereza ryasohotse ku isi riseruka neza mu mbyino nziza gakondo zigizwe n'imbyino nziza za Kinyarwanda, indirimbo za Kinyarwanda. Ibi bigashimangirwa n'imyambaro baba bambaye nk'imishanana, aho babyina imbyino zitandukanye nk'ikinimba, umushagiriro n'izindi mbyino zose za Kinyarwanda, mu bikoresho bigizwe n'inanga, ingoma, umuduri n'ikembe n'ibindi, ndetse bikanashimangirwa neza n'ingeri z'ubuvanganzo bwo mu Rwanda bigizwe n'imigani, ibisakuzo, ibisigo, ibitekerezo by'ubwenge, imigani migufi n'imiremire. Ibi byose bigumya kubumbatira umuco gakondo w'u Rwanda, ahubwo ikiba gisigaye ni no kubisangiza n'abandi bazadukomokaho, kugira ngo umuco wacu utazacika, ahubwo tugumye kuwusigasira. Icya gatandatu cyo kirakomeye ndetse kiranihariye, gihuye na wa mugani w'umunyarwanda ugira uti u Rwanda ntiruterwa ahubwo ruratera. Aha ibihugu nk'u Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byaguha ubuhamya bigira biti igihugu rwateye n'u Rwanda. Aha umutekano w'u Rwanda ucungwa n'ingabo z'u Rwanda RDF, Rwanda National Police, ndetse ugacungwa na polisi y'igihugu cy'u Rwanda RNP, Rwanda National Police, ndetse ugacunga n'urwego rw'iperereza rushinzwe kugenza ibyaha RIB, cyangwa National Integrity and Security Service. Aha u Rwanda ruza mu bihugu 5 bya mbere ku isi byohereza abasirikare hanze mu gucunga umutekano hanze, aho byarenze kucungera mu gihugu cyabyo rigasagura n'amahanga, aho u Rwanda rwohereza abasirikare muri Repubulika ya Centrafrica, rukohereza muri Sudani y'Epfo, muri Mozambique, muri Sudani ahazwi nk'i Darfur, rukohereza abasirikare muri Mali ndetse na Haiti. Ubu u Rwanda rufatwa nk'igihugu gifite umutekano uhamye ndetse unakomeye cyane muri Afurika, kuko ruza mu bihugu bya mbere 10 bifite umutekano ukomeye. Icya karindwi cyo gihuye na ya ndirimbo y'aho umunyarwanda igira iti kuko ubwiza bw'u Rwanda bugaragara waba burebeye imbere ndetse n'inyuma. Ibi bigaragara nko muri za parike z'igihugu, nka parike y'Ibirunga dusangamo inyamaswa z'ingagi zigize hafi 1/2 cy'ubukerarugendo bw'u Rwanda, nka parike y'Akagera dusangamo inyamaswa nk'inzovu, intare, inkura, inguge n'imparage, ndetse na parike ya Nyungwe
dusangamo inguge, inkende, inyoni z'amoko menshi ndetse n'amabara atandukanye. Naho tugasanga muri pariki ya Gishwati Mukura, iyi yagizwe bimwe mu bigize umurage w'isi. Aha ubwiza bw'u Rwanda bugaragara mu biyaga nk'ikiyaga cya Kivu, Burera na Ruhondo, ndetse tukasanga ibirunga nka Karisimbi, Muhabura, Sabyinyo na Bisoke, ndetse n'imijyi itatse ubwiza budasanzwe nk'imihanda ya Kigali, amahoteli, umutekano. Tukabisanga no mu mijyi myinshi itandukanye y'u Rwanda nk'umujyi wa Musanze, Rubavu, ndetse n'umujyi wa Rusizi n'indi mijyi yose igize u Rwanda. Na gahunda ya Visit Rwanda igumya gushyira u Rwanda nk'igihugu gikomeye ndetse gifite isura nziza yaba ku isi ndetse no muri Afurika. Icya munani cyo kukivuga birahambaye kuko ni nacyo cyatumye dukora kino kiganiro, kuko iterambere u Rwanda ruriho nawe bitagaragarira, aho nabagaragara mu bikorwa remezo, kuko nyuma ya Jenoside hubatse imihanda myinshi ifite ubwiza ndetse irimo na za kaburimbo, kuko imihanda ihuza imijyi n'intara yose yarubatswe, ndetse no mu mijyi hirya no hino hubakwa imihanda myinshi ya kaburimbo, hubatswe amasoko ajyanye n'icyerekezo, hubaka amavuriro agezweho, hubaka amashuri, uburezi amashuri ari kuri benshi, amashanyarazi yageze kuri benshi. Gahunda nk'iz'ubukerarugendo zashyizwemo imbaraga ndetse zinakomeye zihambaye, inyubako zikomeye zihambaye zubatswe hirya no hino mu mijyi zo zirangize, kuko Stade Amahoro, hubaka BK Arena, hubakwa inyubako nyinshi zigiye zitandukanye zihuza ndetse zikaba igicumbi cy'imikino n'imyidagaduro, bituma u Rwanda rukomeza kugira isura nziza ndetse inahambaye. Aha ubukungu bugaragara muri ibi bikorwa remezo, ahubwo bigaragarira muri gahunda nyinshi z'iterambere nk'iz'ikoranabuhanga zashyizwemo imbaraga, gahunda z'ubuhinzi ndetse n'ubukorikori bugenda bukomeza kubyarira abanyarwanda benshi inyungu. Aha bigaragara ndetse no mu musaruro mbumbe w'igihugu, aho u Rwanda rukomeje kuzamuka cyane ku isi, aho umusaruro wari witezwe umwaka wa 2023 wiyongereyeho 8.2%, ndetse 2024 bigera ku 8.89%. Aha u Rwanda rukomeje kuzamuka neza ku muvuduko udasanzwe, aho ruza ku mwanya wa kabiri mu kwiyongera muri Afurika nyuma ya Sudani y'Epfo. U Rwanda ruza ruri urwa kabiri mu muvuduko w'iterambere. Umunyamahanga akunda u Rwanda, kuko impamvu zatuma umuntu akunda u Rwanda zirenze kuba 10, zikarenga kuba 100, yewe zikagera no mu bihumbi. Niyo mpamvu impamvu ya 10 yabaye, impamvu zose zisigaye yaba izavuzwe muri izi 9 zabanje ndetse n'izindi zisigaye zose navuze n'izuzi, nka gahunda ya VIU yorohereza buri muturage mu cyaro kugira ngo abeho ubuzima bwiza, na gahunda ya Dusanze, na gahunda zitegurwa na RDB zishyigikira gahunda z'urubyiruko, business ntoya ndetse na business z'abagore, na gahunda za Vision 2050. Izi zose ziri gahunda zose zatuma u Rwanda rugumya gukundwa ndetse rukaza mu bihugu byiza. Aha reka ndeke kubasezera, ahubwo mbasigira amahoro ya Nyagasani, musigarane mu gihugu cyiza mutegamiye nk'u Rwanda. Ndabashimiye, gusa mwe nimwibagirwe kudusigira subscribe ku isi y'ubumenyi, tujye tubana buri munsi. Nitwa Jonathan.